MC Mutesi Scovia n'uhagarariye RGB bwana Peacemaker, ari kumwe kandi na owner cyangwa nyiri 93.9 SKFM bwana Sam Karenzi, bagiye kudufungura nanone ku mugaragaro batwereke ikirangantego cya SKFM 93 n'ibice 9. Amashyi menshi cyane, mu Rwanda hose tuzahagera, ibyiza byose tuzabibagezaho hamwe na 93 n'ibice 9 SKFM. Congratulations to you, Sam Karenzi and the team. Wow, a toast to that. Congratulations. Ni munyemerere muri uyu mwanya twakire ikiganiro cya kabiri kizakigira umunsi wa SKFM 93 n'ibice 9, kizagitangira ku isaha y'isa 4 gisoze ku isaha y'isa 7. Amashyi menshi cyane banyarwanda n'abandi mudukurikiye twakira urukiko rw'ikirenga. Amashyi menshi cyane twakira umutasirika, twakira Aime Niyibizi, twakire bwana Kazungu Clever ndetse na Samu Karenzi, bazabagize ikiganiro cy'imikino cyitwa urukiko rw'ikirenga. Nkuko mujya mubyumva ngo iminota 180 mu rukiko rw'ikirenga, ikiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda. Amashyi tubakira umutasirika Aime Niyibizi, Kazungu Clever ndetse na Sam Karenzi. Ikaze cyane, tubakomera amashyi menshi cyane urukiko rw'ikirenga. Urabibona ko twamaze kuba tugera muri studio nziza cyane za SKFM, ni mu kiganiro urukiko rw'ikirenga, aho tugiye kujya tubana kuva ku isaha y'isa 4 kugera ku isaha y'isa 7 hamwe n'abanyamakuru mwakunze n'uwo mugikunda. Ndakwakiriye muri studio nubwo baje kwagera bwa mbere Senior Sam Karenzi, umunyamakuru wa mbere mu Rwanda. Urakoze cyane, ndakwakiriye ahubwo ko nahagutanga. Ndakwakiriye Mutasi Ishimwe Ricard. Yego. Nishimiye kubana nawe hano. Nishimiye kongera kwicara muri studio turi kumwe dukorana ikiganiro cyiza cyane. Impinduka ni nkeya gusa, ubu n'urukiko rw'ikirenga rw'imikino. Nishimiye rero kuba ndi hano. Twishimiye ko tuje kwivuga tukibwira abanyarwanda, tukanababwira icyo dushoboye mu magambo make, nubwo abenshi bakizi, ari nayo mpamvu bakitwishyuzaga, bari badukumbuye, bagiye babitwereka akenshi ko badukumbuye, batubuze. So turaje rero kugira ngo twongere tubane. Yego. Ndakwakiriye cyane Senior Kazungu Clever. Bari kugihongeraho n'umusaza. N'umusaza njye ndyongeraho. Zakijyana. N'umusaza uryongeraho. Ndakosora. Ndakwakiriye Senior Kazungu Clever, umusaza. Amina. Abarakora turavuga ngo amina. Urakoze cyane umutasirikari. Yego. Mubusha umusore ari avuga ati ntabwo Rikari asanzwe rwose. Avuga ati kuri uyu munsi aje mu buryo bwihariye. Gute rero? Myambarire? Ku myambarire ngo acimpaka cyane. Isanzwe. Ku buryo kera bavuga ati ushobora kuba uri umudive. Ya n'ubundi dumudivantiste umunsi wa karindwi. Burya kera rero baravuga ati abadive ibintu baba birimo neza. Abantu rero bagukunze ari benshi cyane kuva utangiye itangazamakuru, barabizi ko ijambo rya mbere ujya uvugira kuri mikoro ni ijambo ry'Imana. Uyu mwanya n'uwawe n'ubundi ubanza ugira icyo. Nibyo, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero riri muri Abaheburayo ibice 4. Ni ijambo rikumbuza abantu gusoma Bibiliya cyane. Abaheburayo ibice 4 murongo wa 12 uravuze ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga kandi rigira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira.
riboneka hehe? mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 12. Ubwo iryo ni ryo jambo rya mbere umusaza Sinya Kazungu Clever ni rya mbere rifunguye yego radio SK FM cyane. Asante sana. Amen. Ku rundi ruhande hari mugenzi wanjye n'umuvandimwe twarakoranye ahantu hatandukanye. Bwana Aime Niyibizi, ndakwakiriye muri studio za SK FM. Yes, urakoze cyane Rikari kunyakira, ngira ngo inshuro zose bari byishimo kuba uri ahantu Amplice uri kumwe na team mwakoranye igihe kinini, ariko buri gikomeye hari umugabo tugize kuganira arambwira ngo ntako bisa kuba part ya team itangiye igikorwa runaka. So nanjye ndabyishimiye cyane ko ndumwe mu bari muri iki kiganiro, mu bari muri iki gikorwa by'umwihariko ariko muri launch ya radio nziza ya mbere mu gihugu, igomba kuba ifite ibiganiro bya mbere mu gihugu. Mu kanya gato nahoze numva ikiganiro kizajya kibanza mu gitondo cya bagenzi bacu. Hari iki kiganiro, hari n'ibindi biribuze kuza, abantu baribuze kuza kumva. Ni impamvu yo guha abanyarwanda donc yo kumvisha abanyarwanda ko turi radio ya mbere mu gihugu this time. Donc ni amahirwe ku Rwanda kuba radio nk'iyo ivutse. Yes. Okay. Asante sana Aime Niyibizi, murabyumva ko team yose iri tayari mu kiganiro cya mbere cya sport mu Rwanda. Munabimenyereye ko niba dufitemo umunyamakuru wa mbere mu Rwanda ntago baratora undi. Igihembo aracyagifite. Radio murayibona neza kuva kuri front line team ya mu gitondo kugera kuri team y'urukiko rw'ikirenga n'izindi zigiye kugenda zikurikira. Tubijeje ko turi team ya mbere rwose mu Rwanda muri radio ikaba na radio ya mbere mu Rwanda. Sinya Sam Karenzi, ni igihe kitarenze nk'amezi 2 niba mbyibuka neza, wari umaze utari kuri mikro. Niki wakumbuye? Nakumbuye kuganira n'abanyarwanda, nakumbuye kubwira amakuru abanyarwanda, nakumbuye gukora operation icukumbuye. Numvaga mbikumbuye. Ndashima Imana rero ko uburyo bwongeye kuboneka. Nabwira abanyarwanda ko igihe ari iki, ni mabombe harya kazu. Yavuze ati igihe ni iki, umuhinzi ajye guhinga, umurobyi ajye kuroba. Nibyo rero, igihe ni iki rwose kugira ngo abanyarwanda tubahe ibyo bakwiriye. Turabashimiye ko batweretse urukundo rudasanzwe. Buri umuntu yagukunda uri kuri mikoro, akabyuka akaguha message ati wakoze ikiganiro cyiza, turagukunda. Rimwe na rimwe bavuga ibitamunyuze, akakubwira ati ntago twabikunze, bakanakubwira nabi rimwe na rimwe. Ariko umuntu kwereka ko yagukumbuye udahari, uba bagukunda. Nirwo rukundo nyarwo. Akenshi iyo uvuye kuri mikoro bucya ntawe ukwibuka, biyo birangiye. Ariko kumara ukwezi abantu bavuga murihe ibintu ko twababuze ko bimeze bite, ngira ngo mwese mwahuye nabyo. Benshi bambwira bati rwose twarabihiwe, ntabwo turyohewe. Ngira ngo ari nko ufata amafunguro atarimo umunyu. Abenshi ahubwo bavuga ko cyangwa barakora dukunda icyayi kitarimo isukari, ngira ngo baranakibona ko kiri imbere yanjye. Benshi rero nubwo buryo bambwiraga. Ahubwo benshi ibiganiro ariko hari kiburamo rwose, bakantuma no kuri Karenzi bati mumubwire turumva ko hari radio igiye kuza, ni mwihutisha. Ahubwo benshi barimo kutwumva nyine, abo bantu bari badutegereje. Abenshi instead ahubwo bavuga ko babaye bahagaritse kumva ibiganiro bya sport. Ngira ngo izo feedback mwarazibonye cyane cyane Karenzi na Kazungu na Rikari. Ariko niyo mpamvu navuze ngo igisubizo kiraha guhera uyu munsi. Sinzi, rimwe na rimwe abafaransa baravuga ngo quelque chose marere bon. Hari igihe akagahe gaciyemo buriya nako hari icyo kaba kavuze. Kuko haba hari wa mugani wa Kazungu abipimaho, abagerageza kwipimaho, nubwo atari ko byari bipanze, ariko abantu baba barabonye umwanya wo kugereranya urukungu mu masaka, ibintu bikivangura. Bavuga gusiga ibintu igihe kingana gutya ukabisanga uko byahoze, cyangwa byaranasubitse inyuma, abarimo message remereye. So turabizeza ko tugiye kubaha ibishoboka. Turahari, twararuhutse bihagije. By'umwihariko jewe nabikoreraga iw'abandi, ubu jewe ni 28 kuri 28. Amakuru nayo munsi yibuye.
turayabaha uko biteye ubwoba niko bimeze. operasiyo zabaye nyinshi cyane. operasiyo ubwo rero nizere kuri butangire kuri operasiyo ya nyakubahwa Muvunyi. biravugwa ko Bwaneme nibizi ko yaba atumvikana ngo na ritayadi rukuvudise biba byiza utanze icyubahiro. ariko ziko nyine Rayon Sport baritadi barakomeje. Ritadi wasimbuye undi koko ne ako kandi ntabwo abantu biravuze ritadi gusa hagati ya ritadi Tadeyo kuko ritadi byamaze kuba irya Jean Fidel na nyakubahwa Muvunyi. ni nk'iyo uvuze meya gusa nurenze nogire ngo kumwita ritadi ntafite icyagambiriye ni ujya icyagamije. none se umuntu wabaye umusirikare akavamo kandi ubyemera akaba ari ritayadi umuhaye icyubahiro ukaryongeraho abanyarwanda bakabyumva bakanabimwubahira aricyo bitwaye. ariko buriya 2019 ngo bamwitaga ishyaka. ubwo rero ni icyo ngicyo bakunda kuvuga ngo mushyiremo ishyaka mushyiremo ishyaka rya ndi rya gisirikare nyine mushyiremo ishyaka buriya ngo akunda ibintu by'ishyaka cyane. ubwo rero afite buriya rero ngo kera bamwitaga ishyaka ntabwo ari kera 2019 batwara igikombe cya shampiyona buriya ngo Tadeyo bamwitaga ishyaka ubwo rero iyo operasiyo bizera ko turi kuza kwitangiriraho operasiyo ntekereza ko itaba operasiyo Muvunyi ahubwo yaba operasiyo Sambure numva niho biganisha kuko iyo byose uyifite amakuru cyane mwese ntituri abanyamakuru nta kintu cyo mu gihugu tubura amakuru amplisi kuri Murera n'abakunzi ba Rayon Sport n'abakunzi b'amakipe akomeye hano mu Rwanda bicare babizi aha niho hantu hambere bagomba kuzajya bavana amakuru yizewe ku isoko cyane. ubwo ku munsi w'ejo reka turarikira abantu ko ayo makuru n'andi atandukanye ikare nawe azajya atugira ishyorongi wabayo Club Giant nabonye yagarutse mu bihe byayo ngo ntuheruka ishyorongi kandi mperuka muri press conference sinjye batumiye se arundi n'ikimihura ariko si ishyorongi baravuga ku myitozo none se wagera muri office wajyanye n'abapambe wagera muri office yananirwa kugera ku myitozo abantu ngo bakumbuye ngira foto yo kuri touchline hari foto yari ngari kandi ngo niwe wifotoye yagutse cyane kandi ngo niwe wifotoye ubwo rero aravuga ati rikari ko yajyanye n'abapampe byagenze bite ubwo rero aravuga ku myitozo nyirizina ubundi yabaga ahagaze muri centre nize kubona mugani yigize kujya gushaka amakuru ishyorongi avanayo amafoto yari ndani mu kibuga mu myitozo abantu bakakubaza bati ripoti bimeze bite wavanye y'iki kandi ndimo bati ifoto ngiyi icyo wavanye ni ifoto ishyorongi ntujyane n'icyo nkora ripoti icyo twabwira abantu ni uko guhera ejo mikoro yanjye iraza kunsaraza mu gitunganye birasa ko bayizamura ntikuvune kabiri ni amakuru y'imiriro guhera ku munsi w'ejo uyu munsi n'imirabyo irabya Karenzi n'ubundi operasiyo zapfubye ni nyinshi tuzapfubura Karenzi n'ubundi ntabwo telefoni zikora kuri we ariko hari akantu anyujijemo aravuga ati noneho ubu ndi iwanjye bivuze ngo narengeye kuvuga nta telefoni izahamagara ariko n'ubundi niyo yahamagara ariko n'ubundi nta telefoni ijya umuhamagara izahamagara niwe izahamagara hari ikintu bita ngo ni ukurega uwuregera niko bimeze ni imiriro ngira ngo Kazungu muramuzi nibizi aje mu isura nshya cyane Kazungu igeze kuvuga ngo muzabona perisa n'ahari nshya noneho asa nk'aho ari mushya ni mushya ntabwo ari wundi bazi umutasirikari aracyafitemo akazi nabonye hari abashaka ibintu byo gupinga ufitemo akazi ubwo tugomba kubakomisiga hari abamwipimaho hari umuntu ushaka kwipima se hari abigira kuri rikari hari abashaka kwipimaho ariko nabo ibyabo bigomba gusobanuka cyane. So mu magambo make ngira ngo buri wese uko turi hano afite inkuru yabuze ahavugira muri iki gihe cyane. Inkuru ni nyinshi izo mwumvise dufashe umwanya wo kuzicukumbura tukinjira uyu munsi hari amatora muri hari inteko rusange ya Ferwafa muri weekend harimo byinshi cyane sibyo harimo byinshi cyane mutamenye mutumvise hari amakuru menshi yabaye ukumva ngo mashami yagiye yagarutse nkashaka kumbwira impamvu ko byagenze nkabibura ubwo nabonye abantu ba breakinga ko tactician master yaba yasezerewe yaciye impaka nakwibuka ko yirukanwa amasaha nk'atandatu ndi mu bantu bake bashobora kuba bazi kontra ye agahinda kakanyica ntago yirukanwa se yarirukanwe se ndi kuvuga kontra ntiyatumye yirukanwa ntago yari kwirukanwa kiragiye miliyoni 60 zarabuze ubwo byose tuzabipfubura ibyapfuye amezi yarasigaye ariko ntimunyobye mfashe ejo tuzahere kuri operasiyo
ya Assemblée Générale ya Rayon Sport. ninde uzayitabira ya Rayon cyangwa iya Ferwafa Oya Rayon Sport. irahari se Iriya yabaye cyane yabaye. Kuko niyo navuga isa nk'ihatse ibintu byinshi cyane biri muri Murera this time. none se iya Ferwafa ninde uzayitabira retired ni retired Tadeo cyangwa ni Muvunyi hoya hari representant legal hoya hari representant legal Assemblée yaramukonfirmye. representant legal ninde ni Paul Muvunyi umuherwe n'urushaba ubwo Tadeo president wa FC ujye wongeyeho retired bisa nkaho hari nka operation zindi runaka tumenyere ko Jean Fidel wayitabira apana Tadeo ntabwo yayitabira hari representant legal abantu nabyo babimenye bitabaye ibyo byaba yagashya kuko ikintu cya mbere barakubwira bati umuntu ameze nkaho atasobanukiwe umwanya yiyamamaje ndetse akanatorerwa byashoboka ko atabizi icyo nicyo kibazo gikomeye cyane kuba umuntu w'umugabo yakwiyamamariza position akayitorerwa akaba atazi ngo iyi position ariko tutaza guconfuse wenda tuzabijyamo ariko mbere yuko abantu batorerwa imyanya sibyo habanza gutorwa itegeko sibyo itegeko buri wese akamenya inshingano ze muri Rayon Sport habanje gukorwa iki habanje gukorwa Assemblée yabereye mu Nzove ari naho hana batora abayobozi nta mategeko voilà babatoye bashingiye ku urakoze dore ikintu gihari kira gihe hari hataremezwa icyo nakwita nka statut ya equipe kuko icyo gihe ritaremezwa murabyibuka yari kiri muri progress yo kugira ngo izemezwe atorwa reka batora komite executive batoye ubuyobozi wa association ndetse atorwa n'umuyobozi wa organe supreme RDB yanze ngo n'umuyobozi w'urwego rutabaho organe supreme ni urwego ntirushoboka mu ikipe ya Rayon Sport tureke kuvumbya abantu izo bengewe tuzabyinjira tubyinjiremo ejo hari imiriro myinshi iri mu nzira abantu bagomba kumenya ejo tukabona gukomeza ibyo ni bimwe mu bantu duteguriza abantu ni gake cyane ni umusogongero w'imvaho kera najyaga numva mwese abatware avuga umusogongero w'imvaho hari n'ukuntu yavuga ati ndayihera noneho hari ukuntu yavuga ati amakuru n'undi ndayahera he ko ari menshi ngira ngo rero rika yego nahejo reka dushimire ngira ngo uwashidikanyaga avuga ati ariko ngira ngo Kazungu ntahari ni amagambo aramwiyumviye arahari Bibiliya ku meza yayibonye imyuka yayumvise ko imyuka ari yose ikiruhuko cyari kirekire mfite imbaraga nyinshi nibizi yarasezeye ejo bundi batagiye aha sinzi bagiye aha hari abamwipimyeho ariko bakoragaho bakagwa icyo twababwira iminota 180 mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda ku munsi w'ejo duhure mu rukiko rw'ikirenga murakoze cyane.